uramutse ufite umukunzi iwanyu ntibamushigikire ko mubana wamwanga reka nkubwire reka nguhe ikaze wowe wahisemo gukurikira Impamo 250 uyu ni wa mwanya w'ibiganiro byacu nk'ibisanzwe nk'uko mubimenyereye kuri screen zanyu duhora tubazanira udushya n'abantu bashya rero uhageze bwa mbere nagusabaga gukanda subscribe nkumenyesha yuko ibintu ari byiza bikomeza kuba byiza umutumirwa wacu rero muramubona bamwita nda nyabishanya aha abantu rero mwahoraga muvuga ngo nsana Nyabitanga nzamuzane se warubizi niko bakubwiye noneho nkinanutse nawe ukinanutse nanjye nageze aho ndabibona ayiwe nsidusa barakubesha ubwo bwiza nubukura oya ahubwo njye ubwo bwiza nabukura oya wa nyine niko bajyaga yaje ako nuko nyine utukana nyine mu bwenge itamari urindushe reba fite n'akanyungu kayekaye nje oya mashira kamari rero ndagusa guntera agahinda unyibutse ko nigeze kunanuka nkaba mwiza rero mwamubonye kuri screen zanyu Nyabita ibwire neza abadukurikiye wa hari abantu bashaka kuba bakubonye bwa mbere n'abandi bazakunda uko wipresent nitwa Nyabitanga abantu benshi banzi muri Miss Murenge komisiyoneri w'umunyamurenge motari w'umunyamurenge hari n'abamenye kuri secrétaire w'umunyamurenge secrétaire w'umunyamurenge yo iri no guca kuri Nyabitanga Unique Show hari abantu bayimenyeyeho hari abanyamenye kuri Nyabitanga Unique Show hari n'abandi banzi mu buzima busanzwe banzi nka Nicole amazina yaje yanyo nitwa Nicole irankunda nkusike ni Nicole niyo mazina yaje ayo mazina n'uburebure uko yavuga neza ukayambukiraho kandi amazina yanje aransumba yewe nico kibazo wena mbagize nka metero 2 kandi je ndi muri metero 1 na za 60 na akumana kiza gahinda kandi oya mama humura ndakwiyegereje kabisa muri famille ya Impamo 250 wahageze rero turakwishimiye namubazaniye none Nyabita ngaho tubwire Nyabitanga wa Nyabitanga nyine wo muri ibi nyine bya industry na Nicole barasa cyane abantu babiri batandukanye ico kibazo kirangoye cyane ariko barasa ahantu batandukanira Nyabitanga akenshi iyo bigeze muri acting no dutandukana niho narimbarije muri acting Nyabitanga n'umuntu uhindagurika first of all kuko uyu munsi ushobora kumpa role wowe ushaka naje gukina wanje nkakina role mbona nyine nafitingamo nejo nkakina indi role ariko Nicole wo hanze Nicole wo hanze n'umuntu uraho ngaho usanzwe tavra hataragira tamukuje kuruza mbona aho no tuzaduhuriraga Nyabitanga na Nicole urabwenge buke abantu baza bamborana kuri kamera no mu buzima bwa buri munsi ndabugira uri gutyo kandi ari amakuru menshi nzavuga kuri kamera mu buzima busanzwe nzanyavuga ubundi mu biganiro uriya baza babona ni jewe ni Nicole takibazo ariko iyo bigeze muri filime niho hinduka kuko urumva muri filime ukina role runaka niho nza mpinduka ariko ngo nagiye mu biganiro nzavuga naje nagera mu rugo nkavuga nti siko byarananiye kuba undi muntu yewe kandi si blague abantu banzi barabizi pe abantu banzi baba batwakuranye abo twiganye ahantu hamwe barabizi ari n'umuntu ujye ubwira wenda twariga akumvuza amagambo menshi oya nta kibazo vuga wa tara kugafanta someho nta kibazo kanikisha kishije mwamubonye rero n'umwana mwiza cyane Nyabitanga kandi ikindi ni umukobwa wa Nyabyinshi none watawe nandasha naho ugeze kandi gara abantu bavuze ngo bira ngo gute ngo abantu bose ngo bari mu kwita abanyabyinshi jewe mu Banyarwanda ndi umunyiginyakazi kandi abanyiginya ngo abanyabyinshi mu Banyamurenge niko bambwiye mama wanje n'umukobwa w'abasinga bo kwa Burora abasinga n'ubundi na hano barahagira rero uko nkuko njya mbivuga gatavuga ngo nibyo je suis okay tiye cyo ni gifaransa okay none Nyabita akabazo k'amatsiko wisanze muri sinema nyarwanda gute wisanga muri Miss Murenge oya hari niza kina mu muturanyi hagakina ari umunyamurenge urumva ngemba namukurikiranye nzanzana umuntu namugenzuye neza
rero ukuntu nisanze muri sinema Nyamurenge reka abariho mpera ko niho nahereye muri Miss Murenge nukuri sinena rigeze mvuga ko nzakina film tabyo ahubwo basamu bageze kuri tere umuntu bari bagiye gukorana arabakoshona aramumpamagara ambwa ati twari dufite shooting none umuntu twari dufite gukorana yadukoshonye ntiyabonetse tugire gute ndamubwira ati muri hehe ati turi Kanombe kindaje ndaza turakina dukinnye abantu ngo barabikunda bukeye Sam arambwira ati nko none se ko abantu babikunze tuzabigenze gutabwa ati nimba barabikunze je ntakibazo mwe gusa mupfa gupanga shooting itari bure n'amasaha yanje y'ishuri nzagenza mbafasha nge nagiye kwari ugufasha ntago nigeze mbikora nk'akazi nabikoze ari ugufasha abasamu kugira ngo nyine Miss Murenge itere imbere n'ibiki none no kuvuga ikinyamurenge Samu yarabizi ko mbizi kuko twarakuranye nabanye n'abanyamurenge cyane namenye ubwenge bana n'abanyamurenge ko nagiye bugesa nafite imyaka 2 umwana w'imyaka 2 kandi dutuye mu mudugudu abanyamurenge ni benshi abantu bazi Bugesera bitwa Mwirango barahaze n'abantu bita Kimikamba barahaze hose abanyamurenge turiga muri njo nawe ni nzo yawe nzani ya urumva turabana urumva nakuze nkina nabo ku ishuri turigana baranyigisha primary secondary gutyo bakomeza kunyigisha ko prefer yari umunyamurenge twagasemahoro yari umunyamurenge kugeza mpavuye nkajya kwiga handi hantu ariko n'ubundi iyo utashye utaha handi n'ubundi mutuye duturanye mu makompassion tubana ibintu nk'ibyo nawe uri umwana wo muri rwa Rwamagana 624 Okay none nyuma yo gukina Miss Murenge feedback wakiriye zari zimeze gute abantu nyine barabikunze ikindi kintu giye cyabaye kikanshimisha urumva nawe twese tuzicoka Inyamurenge nta muntu wari kubivuga kuko n'abanyamurenge hano mu Rwanda bambarere barabizi ntago bavuga Ikinyamurenge bavuga Ikinyarwanda so umunsi twatangiye kuvuga icoka Inyamurenge twabaye nkaho hari nk'akagozi duciye yego twabaye nkaho hari abantu tubohoye bashaka kuvuga ibyo bintu ariko barabuza ahantu bahera babivuga tubivuze itangazamakuru rirabikunda abanyamakuru bagashaka kudutumira mu interview twakoze ama interview menshi nimba mubyibuka menshi cyane akaduhamba akatubwira ati bantu bamereye nabi ngo nzabagarure ngo muze muvuge Ikinyamurenge tugasubirayo gutyo tubona n'ibintu abantu bakunze rero ha feedback mbi nigeze nakira muri Miss Murenge cyangwa n'ubu ngubu uzenda ubu ngubu hari izo zigenda ziza ariko zidakanganye zidateye ubwoba bavuga hakundi ntabwo ibintu byawe ari perfect kuko nanjye bwanjye sindi perfect cyane yego rero nuko byagenze gusa twakiriye feedback nziza pe 99% feedback ni sawa noneho nawe biza gutuma wenda wisanga no muri sinema ubu ngubu urimo Nyarwanda biriya bya muri Miss Murenge bihura gute no kuba uri umwactrice mwiza kuba ndi umwactrice mwiza ndi umwactrice mwiza nta nubwo jewe sinema Nyarwanda nigeze mvuga ngo sinyige mpoya ahubwo ikintu cyabagaho muri sinema Nyarwanda bari babizi neza ko umuntu utari bunjyane ngiye kuvuga Ikinyamurenge ntago byakunda nari narabahakane bari babizi ni nayo mpamvu uramutse mutubona mu yandi mafilime menshi na Clapton kuntwara mu muturanyi uyu munsi nuko yari abizi ko ndi bugende kandi nkavuga Ikinyamurenge ariko nta kibazo kuko reba igihe umuturanyi waziye urebe n'igihe ngukiniyemo icyo gihe cyose nuko atashakaga ko icyo gihe cyose yumvaga we nta Kinyamurenge ariko ndamuhakanira kuri iyi nshuro aravuga ati nta kundi ngwino urumva rero sinema Nyarwanda yo ni ibintu nari gukora nkanabikora neza no kuko Ikinyarwanda ndashyize cyose pe cyose ariko wumva nyine Ikinyamurenge arico kikuryoheye kukivuga si ukuvuga ngo nico kindyoheye kukivuga urumva tumaze gukina Miss Murenge nkabona feedback y'ukuntu abantu bishimye nkabona n'ukuntu abantu batangiye kuboka akajya avuga Ikinyamurenge mu muhanda ukumva arakivuze nta kibazo n'umunyamakuru yagutumira ukumva nawe arakivuze kandi ari umunyarwanda uzi neza ko ari umunyarwanda ese avuga ngo ikintu mfite gukora rero ni uguhagarara kuri iki kintu iki kintu nkagihagararaho ururimi rw'abanyamurenge ku buryo noneho biba nko gupromoting iduka yego ndupromoting noneho kurushaho kuko Miss Murenge yonyine cyangwa zubikomeze yonyine umuntu yababiza akagera izindi zose ariko akagaruka kuri mwebwe yego avuga aho yareka noneho sticking ku Kinyamurenge umuntu uzonkenera azontwara ku Munyamurenge nakomeza kunkenera kandi akabona ko kwankeneye azontwara azandeka agende kuko naje sinonanirwa kwikorera filime zanje gutyo oya turagushigikiye kabisa none tugiye wenda iyi channel yacu tujya dukora ibiganiro cyane cyane byerekeye family blending none ku rugero uramutse ufite umukunzi iwanyu ntibamushigikire ko mu bantu wamwanga
reka nkubwire buriya hari ibintu nyine icya mbere cyo haba hari impamvu ababyeyi bamwanze sibyo haba hari impamvu ababyeyi bamwanze ntago ngiye kujyaho ngo mbeshye ngo umuntu ngo wacu bamwanze ngo nahita ngo nivumbura ngo nkahita ngenda ngo nkahita ngo njye no kubana ngo n'uwo muntu umeze nk'aho ndi guhima iwacu oya ahubwo bya bindi ababyeyi bambwiye za mpamvu bampaye nshobora kuba ndi kumwe na wa muntu uriko ngenza gake ngo ndebe koko za mpamvu niba ari zo tukiri kumwe yego nakureka ukumva ari nk'ihe mpamvu sasa yatuma umureka yatuma ndeka uwo muntu shareka nkubwire umugisha wa kibyeyi ubaho n'umuvumo w'umubyeyi ubaho cyane kuko nibo bahagarariye Imana hano ku isi ikirenze kuri ibyo umwana nawe ngiye kubyara yaba agiye kuba victime w'ibyo bintu yego iwacu ntibari bukunde umukwe wabo kandi reka nkubwire buriya hari igihe rimwe na rimwe tujya twirengagiza ibintu ni ukuri umubyeyi akubuza ikintu azi genza abantu benshi bagiye bashakwa mu miryango urabizi hano mu Rwanda habayeho ibyago haba jenoside ibintu biraba birarangira ariko nk'umubyeyi akaba avuga ngo uriya muryango ntitwawushingira kandi uwo muryango mu by'ukuri ntacyo wakoze ariko kubera ko witwa rya zina babitiriye ugasanga ntago bawushingiye yego nk'umwana akazarenga agashaka muri wa muryango ugasanga umwana wawe ntabwo iwanyu bamukunze uko nguko iwanyu rero badakunda uwo mugabo niba abo mugabo birangira bibateye kutagukunda nawe mukisanga mu isi yababiriwe n'umugabo wawe n'uwo mwana mwabyaye which is bad yeah very bad umwana ahita ahinduka victime y'ibyo bintu ikindi akantu kose gato gakomye mu rugo umugabo aratangira ati n'ubundi iwanyu ntibankunze yego this kandi nawe hagira akantu gato umugabo akora mu rugo ugahita uvuga ati bari banambwiye so izo regrets rero jewe ntago nabasha kuzibamo yego ntago nabasha kuzibamo pe tugiye gushakana hakaba hari impamvu ababyeyi bampaye zituma tutabana nukuri nakureka mwumvise rero namwe mujye mwubaha ababyeyi nukuri rega byako kanya either uwo mushaka afite amafaranga cyangwa se hari uburyo bwa romance ari kugutwaramo kuko muracyari abafiance ugahwera nyine kandi gadukunda romance cyane cyane abakobwa uzi umuhungu uri romantique ugahwera akagukaza ukagira ngo ukaba ubigitiga neza neza kandi nawe kubera ko yamenye ko iwanyu batamukunze nta kindi kintu yakora icya mbere aba agomba kwitwara neza kuri we ku buryo aba perfect ku buryo nubwo bamukubuza wowe uri bubure imbaraga zo kumureka ikindi noneho kiyoboye isi muri iyi minsi ni amafaranga umuhungu aba agomba kugushukisha amafaranga kuri rwa rwego utazongera gutekerezaho iwanyu uhora uvuga ngo nimba nkeneye 100 cyangwa 150 nta wundi muntu uri bubimpe ni wa musore yego cyangwa nawe akakwereka ko ari amafaranga akugomba agomba kuyaguha ku buryo ujya muri ya comfort zone yuko nta n'ikintu uzongera kwaka iwanyu kandi kubera ko niwanyu badashaka uwo musore kuba nta n'ikintu waka iwanyu byonyine biguha motive yo gukomeza kuba attached kuri uwo musore attachment igakomeza kuzamuka yego aho rero ni ibibazo bitangira kubera ku buryo wiretruva mu nyuma ugiye muri za regrets zose ukajya uvuga ngo iyo mbimenya aya amafaranga ni ibintu bishira mu abantu amafaranga arashira wa muhungu wa umukobwa kuvuga ngo kandi uko ashira niko nahatara ahagera cyane aho amafaranga atari arahagera kuko amafaranga n'ubundi araserikira gutya cyane uyu munsi ushobora kuba ntafite ejo ukaba uyafite uyu munsi ushobora kuba nyafite ejo nkaba ntayo mfite rero kubera ko umuntu afite amafaranga kandi wanyu baramukubujije giye gukurura ko amafaranga ni amahera mwana w'abarundi yego ikindi cya kabiri menya ngo ibyo bintu ugiyemo umwana ugiye kumugira victime w'ibyo bintu izo ntambara zose umwana azaba victime nta banyirarume bamukunze banyirasenge nta banyirasenge banyirakuru na basekuru umwana hazaba ubukwe muri famille yaza yanatambuka kubona ngo ariko uyu mwana ko agenda akandagira ngo iki cyana kigira kavuyo urumva kandi nta kavuyo yagize umwana aratambutse ari ukubera gusa wagiye bakubujije kubera ko icyo kintu cyo wagiye abantu batashakaga umwana yaba ari gukina n'abandi bana wenda abana bashotorana yakubita nk'umwana wiwe umwana yarira ati nari mbizi umwana azanyicira abana ati uyu mwana wawe umwana bakamukomeretsa ku buryo mwisanga mu isi y'abantu wowe y'umuryango wawe wonyine muri banyakamwe kandi bitari bikwiye rero izo regrets ni ukuri tujye twumva tunemere buriya umuntu akuruta aba afite byinshi akurusha yego
aba afite byinshi akurusha pe kuko nawe ubu ngubu umwana wabyaye se ufite ibintu wamubuza wewe waciyemo ukavuga ati reka mbimubuze akanga kukumva akavuga ati mama nawe kandi birakurya cyane birakubabaza ngenge ndeba nk'ababyeyi bacu hari igihe batubuzaga ikintu nukuri ukabona barakwanze ariko nk'ubu nabaye umubyeyi nibwo nanjye ndeba wa wundi uri kubikora nkumva agahinda karanyishe cyane uriya mubyeyi bo bikubuza rero aba afite abantu bakuranye bakoze ibyo bintu akabona ingaruka bahuye nazo cyangwa nawe yarabiciyemo cyangwa nawe yarakoze ibyo bintu akabaza ingaruka zabyo avuga ati reka ndinde umwana wanjye ntazicuze ye sha nabawe nakureka pe noneho njye nifite n'ababyeyi nkunda ntaba nshaka gutera agahinda akuze kugira umwana utagira nyirakuru nagahinda umwana utagira sekuru atari uko mwabaga mwagiye kwa nyogokuru muri vacances uri kukuntu nyogokuru bagira akantu ko gupfumbatira akantu mu bantu akabona agize ngo kuze kugura akantu yego sha agakomeza umuntu utagira nyirasenge arisenga rero umwana watagira abanyirasenge atagira abandi kandi bahari batarapfuye ni hahandi upfa umwana akabura epfo na ruguru rero ibyo bintu sha nagukaraba pe sinkubeshye wenda byagorana kubera ko haba hari urukundo umuntu yakugiriye bigasa n'ibitindamo ariko noneho uwo muntu yaguhaye noneho we impamvu ituma umureka nabi koko none se umuhungu ubu ngubu baraje wenda w'umunyamurenge washakwa n'umunyamurenge yiwe cyane ni ikihe kintu umunyamurenge yakoze muri iyi si k'ibico tuma adashakwa mu muryango cyangwa adashakwa noneho ntureba nk'uku nguku nawe uri umukobwa w'umunyarwandakazi ariko ukunda abanyamurenge hari nk'uvuga ati nubwo mbakunda njye sinashakwa nabo aho ntubu bakunze none se wakunda umuntu utagushaka gute bibaho da bibaho cyane ukavuga ngo bari abantu ndabakunda ariko ntibanshaka si umuntu umwe ari umuntu umwe aho birashoboka ko ubona umuntu ukamukunda urukundo rwa kivandimwe ariko iyo ari abantu en general you never know kuvuga ngo ni nko kuvuga ngo abanyarwanda ndabakunda ariko ntago bashaka uvuze bande ni abantu benshi n'abanyamurenge ni abantu benshi ahubwo uvuga ngo ubonye umwe mugahuza mwashakana nta kibazo mwashakana nkuko n'undi rega uretse no kuvuga ngo abanyamurenge ubuse abanyarwanda bose abahungu abanyarwanda bose niko twashakana ibishoboka nkuko no mu banyamurenge abahungu abanyamurenge bose bantereta siko twashakana ubu bari mu gushaka n'abazungu cyane ngo ninde inshuti yaje ndakuramukije sumwe ni benshi bahari ndakuramukije papa n'umwira waje nawe twese mumenye oya ni benshi cyane hari n'abandi b'abanyakarama nabo banakorewe ubukwe hano bari mu gushaka abazungu urumva nyine urukundo rujya aho rushatse ariko nta muhungu w'umunyamurenge ushaka umushinwa cinjanga ubwo ni ukuri azamutekera spaghetti baragiye nyine babiri mu Bushinwa sinzi ibyo bazavugana akarisha bwa butiwa kurisha imikubuzo neza bahuye mu Bushinwa rero y'ibigabo none nyabita tugana ku musozo niki wabwira abantu bagukunda kintu nabwira abantu bankunda rero naje ndabakunda kandi man reka bino iyo mvuze man ujye umenya ngo icyo kintu kiri seriye cyane kiba kigiye kumva ku mutima niba hari ikintu kibaho kinezeza muri iyi si nungiye nukubona umuntu nkunda yego giye nkunda umuntu umbwira ngo arankunda buriya niyo ubimbwiye numva nyine sinzi mba numva hari nk'agace k'umutima wanjye usa n'inyo noneho ganjewe nagukundaga ntarakubona live none namubonye tumuboneye rimwe namwe ariko nanone je nicaranye nawe kandi yarandereze nyabitanga yemwe twari dufitanye gahunda nama nibagiguye n'inshuro ya akamavuga ngo imvura yaguye inshuro ya kabiri imvura iragwa kandi kuramo imvura iguye nza ngwana no gutaha no itama nkagera mu buriri okay kubona nyabitange gare kubona igitanda gishashe neza akaryama imvura iguye nza njyama nta wundi murimo kuko niba ari ukujya kugira kureka twararetse pe imvura yaragwaga umuntu ari muto akajya kureka ngo sha ukinyagiza agahinda ko kureka n'agahinda ko gukuka mu gitondo imvura yarayiguye uduhinda tubiri umwana wo mu cyaro wese agenda oya ngiye disakutse Deni karazibona Imana yarahinduye ibihe yarabivuru na teverne y'umweru ukagira ngo ntamase yigeze kujaho inzara zigahinduka umukara utamakuru afite uzi gukuka mu bihe by'imvura yo niko gahinda ka mbere isayo
yewe abantu bankunda rero naje ndabakunda kandi nukuri birangiye nicyo kintu kibaho mu isi kinshimisha kuba mfite abantu bankunda burangiye niyo umuntu andakariye nkumva nyine umuntu yandakariye naba namukoshereje cyangwa ntamukoshereje mba numva agiye nagusaba imbabazi sinkunda umuntu yagenda dufitanye ibibazo simbikunda pe hari n'abantu hano ku masocial media wandi umuntu ajya abona akabona nk'umuntu yakuvuzeho nabi behind ya ziriya videos n'ibiki byose mu ma inbox yacu tuba tuziranye uwo muntu aba nabizi ko nta kibazo ngiye nawe dufitanye aba nabizi neza ko nanamubwira ati basi mbabarira ndakwinginze aho nawukoshereje mbabarira abo bantu sasa tubahihe nama abo bantu rero bagenda basebya abandi ku masocial media oya jewe niba uzomvuga ukabaho ntakibazo biri bugutunge uzavuge nshewe none se hari inyungu iba mu gusebanya buriya impamvu kandi niyo yabamo ni y'agahe gatoya urumva aba yagusebeje kuri YouTube akagira izo views ariko buriya iyo usebeje giye ugasebya nkanjye mwahuye uwo mutarahura kugendera kure iyo usebanya hari imiryango yawe runaka wibanira kuko n'umuntu wakakwegera aravuga ngo niba ari gusebya uriya baziranye yewe noneho ejo azansebya ibingana iki the more usebya abantu the more wikuraho abantu cyane kandi you never know icyo umuntu yakuzanira mu buzima bwawe kandi ufite abantu bafite ibintu byose urumva rero niba umuntu avuga ati Nicole wenda tuvuge Nicole na Denise baraziranye ariko Denise agenda amuvuga nabi niba muvuga nabi bagize igihe ari inshuti yewe tugiye kumenyana yazamvuga ibingana iki urumva aho niho umuntu ahita atangira kwibanira agatangira kugendera kure no kugutinya kandi buri inshuti yawe kugira ugende uyivuga nabi uzaza uyibwira uti iki kintu iyi myitwarire ufite si myiza hano hanze naho ngaho umuntu abera inshuti kuko mbonye ukambonaho ikosa nturimbwire ntaho ubutandukane n'umuntu wambonye mu muhanda nawe akarimbonaho yego ubu uri stranger nk'abandi bose ariko umbonye ko ukaza ukanyegera ukabimbwira njye nkunda n'umuntu umbwiza ukuri buriya yego njye wambwiza ukuri rwose wanabishobora ukanantonganya buriya umbwiye ikintu ukabona sinkumvise ejo ukagisubiramo ukabona ndakwihoreye ushoborwa buriya no guhita untonganya iyo untonganyije iyo umuntu untonganya muri iyi ubwo bita birangirira aho ngaho aho rero niho ndimo nkubwirira ngo ni ukuri abantu bazagende babireke wabaho udasebeje mugenzi wawe kandi turi hano kugira ngo dufashanye wanatekereza content cyangwa wanakenera content ukabwira umuntu akayiguha kugira ngo utangire content yo gusebanya gusa nta kintu biba bimaze kabisa yego wenda gushimiye kabisa umwanya wawe watanze ukatwitaba abantu b'impamo 250 bahoraga bakunyishyuza none rero bafana bacu ndababwira yuko Nyabitanga afite channel yiwe ya YouTube yitwa Nyabitanga Unique Show hari abantu bazaje kuyivuga akavuga habe nawe ugitangira bazaguja kuvuga Nyabitanga TV Show ka TV katugumye ku rurimi cyane kababena niko kandi bambere ni Nyabitanga Unique Show bayumve cyane kandi mugereyo mukore subscribe nawe ndagira ngo urababwira bakora iwacu naje ndababwira mukore na subscribe ahangaha kandi ibintu tujanye byo kugira imitima iriho kashe mukamamwanga gukora subscribe muzogende mu bireke nukuri ayo makashi kuko ba wayirebye kureba video je nabo ntazi nukuri pe nzamvuga ati uyu muntu nimukandiraho agahembwa ibindi biri imbere ukora subscribe iza nkora ahantu hose ngeze naje pe noneho nk'iyo umuntu mukunda nkawe kuri Nyabitanga Unique Show nza namanshiraho notification kurumva akantu kajeho gutya nkama mfungura nkasimbukira rero ndagushimiye ko witanze kandi kindi yeme bahungu Nyabitanga aracari singo yanze kukavuga ariko ndakamuvugiye kuri ko Imana mu ijuru cyangwa bazaze ku bwinshi then ucagure turabashimiye rero ibiganiro byacu nakagaruka bye bye ciao ciao